uno munsi tuje kurebera hamwe inyigisho ivuga ngo igitambo cya misa. Dushobora kuba tukizi tukibamwo, ariko hari bimwe na bimwe tuza kurebamwo kandi bikomeye biza kudufasha kugira ngo dukomeze kumenya iyo tugana n'icyo dukora mu gitambo cya misa iyo turi mu gitambo cya misa. Iyi nyigisho rero ndashaka ngo dutangire ku ijambo ry'Imana riri muri Luka umutwe wa 22 akarongo ka 14 kugeza ku karongo ka 20. Igihe kigeze ajya ku meza hamwe n'intumwa ze, maze arazibwira ati nifuje cyane gusangira namwe Pasika ntarababara. Yaremye Ukaristiya. Naha batubwira ko yaremye Ukaristiya. Aha ni aremye Ukaristiya nuko byagenze. Yaremye Ukaristiya. Aremye Ukaristiya kugira ngo umwakira wese abone ubugingo bw'iteka. Abone ubugingo bw'iteka mu bwami bwa Kristo no muri Roho Mutagatifu. Igitambo cya misa duhabwa umubiri noneho rero wa Kristo witanze. Uyu mubiri wa Kristo kaza kuduha ubuzima. Ni Ukaristiya. Ni igihe cyo gushimira Imana ko Imana yitangiye ubuzima bwacu igatanga umwana wayo kugira ngo dushire kuronka ubuzima. Sinzi ko tubizirikana, turaza kubireba mu kanya gakurikira, ariko hari igihe tutamenya cyangwa se ngo dushishoze kuri icyo gikorwa Imana yakoze. Icyo gikorwa Imana yakoze kuri twe kugira ngo itange umwana wayo w'ikinege. Mu byahishuwe intumwa niho batubwira ukuntu umwanzi Lusuferi yababajwe no kubona Imana yemera kwigira umuntu. Ibyo murabyumva? Kubera kwa kundi kwirata ubwirasi bwe butuma asubizwa hasi, noneho anyagwa ubukuru yari afite busubizwa Mikayeli kugira ngo amukororere hasi ava ku ijuru, n'abamarayika bose bari bigaragambije. Ariko icyo bafwaga ni ntabwo ngo azongera gusenga Imana yigize umuntu. Imana yigize umuntu kuko we yari umumarayika w'umucyo, akaba avuga ati twebwe turi abantu barengeye buriya buntu buri ku isi, abantu bari ku isi. Murumva uyu mwirato nuko shitani adutwara. Ariko noneho nimba mu gitambo cya misa tutumva ko Imana yemeye iyo ntambara ikaba mu ijuru kubwawe kubwanjye kugira ngo nshobore kurokoka, na bya bitambo byose twatangaga kera tuzabona mu cyumweru cyiza, ibitambo byose ari byo gusaba imbabazi, gusaba umugisha, gusaba urubyaro, ibintu byose byabaga, icyo gitambo cyose yakidukuyeho atanga umwana wayo rimwe risa, tuba turonse ubuzima. Turi kumwe mu gitambo cya misa rero tugomba kuza tuje gushimira Imana kuko yitangiye umwana we kugira ngo turonke ubuzima. Mu gitambo cya misa duhimbaza iyobera rya Pasika. Iyobera rya Pasika rero ni umunsi w'izuka, ni umunsi w'izuka wacu. Twaronse ubuzima, Kristo yarazutse turonka ubuzima. Ava hamwe hasi, yagiye gukura abacu bose bari barapfuye, baherejwe n'urupfu kugira ngo abazamure mu buzima, natwe niho turongera ubuzima. Pasika yakagombye kuba Pasika y'igihe cyose kuri twe, umunezero w'igihe cyose w'intsinzi kuri twebwe, ku buryo tudashobora gufata umwanya wo gusinzira ngo tuvange Imana na sekibi mu kujya mu bapfumu cyangwa mu gutekereza ko hari icyiza twakura ku bapfumu. Kristo Yesu akuzwe. Icyo kigatuma Pasika yacu iduha ubuzima n'icyizere ku Mana ubuziraherezo igihe cyose. Kuko igitambo cya misa umuntu iyo akirimo aronka ubuzima, ariko bivana n'igihugu wagiyeyo uzi icyo ugiye gukorayo, uzi ko Yesu yitanga nka kumwe kwa mbere ubwanjye. Mu gitambo cya misa rero ni duhimbaza iryo yobera rya Pasika. Mu gitambo cya misa Imana ikoranya umuryango wayo ikawuhamagara. Mujya mureba ukuntu tuza twese, umwe ava muri santrale ya runaka Gimana, ava hehe, ava Kigali, ava Kabgayi, tukaza twese. Murumva uyo muhamagaro wa Roho Mutagatifu uduhamagara. Ni umuhamagaro
w'ububasha bwa Nyagasani muri Roho Mutagatifu, kugira ngo tuze kwakira ibintu bibiri. Tuze kwakira ijambo ry'Imana itugaburire, turaza kubireba mu kanya, maze itugaburire kandi no ku mubiri w'umwana wayo Kristo yitanze ku bwanjye, noneho nkagira ubuzima byimaze, nkagira ubuzima. Niyo mpamvu mu gitambo cya misa, mu gukoranya abantu Imana ntishaka ko tuba umwe, tuba turenze babiri kugira ngo duhinduke tube kiliziya. Murabyumva? Kiliziya ntabwo ishobora kubaho ndi umuntu umwe. Kiliziya itangira abantu bamaze kuba babiri. Murabyumva? Kiliziya ntabwo ari amabuye akoze iriya kiliziya. Kiliziya ni jyewe nawe kubw'ingabire Roho Mutagatifu yaduhaye, tukaza kuzuza wa mubiri wa Kristo. Ubwo buzima nibwo buza kuduha kubaho mu buryo Nyagasani ategurira umuntu wese. Igitambo cya misa rero cyishurira abantu bose ku byaha byose twakoze, yaba cy'inkomoko dukizwa mu ibatisimu, yaba ibyo byose dukora, ibyo byaha byose bikatuvaho. Uko ibihe bigenda bishimburana iteka, mwumve ko ari igitambo cy'ibihe byose by'ubuzima bwacu. Kristo yazakuze igihe cyose cy'ubuzima bwacu, ariko uko twebwe tubyakira nicyo gitangaje, kuko Imana yabikoze kugira ngo dushobore kurokoka, dutandukane n'ikibi cya hano ku isi. Igitambo cya misa cyishurira abapfuye n'abakiriho, kuko twebwe muri Kiliziya Gatolika turemera ko abakomeye bashobora gusabira abacu bapfuye. Mu gitambo cya misa turaza gusenga, turaza gusabira n'abacu bapfuye, kandi Nyagasani akabakiza ubwo buzima bw'umwijima barimwo, akabazamura mu gihe bagomba kubamwo, mu gihe natwe twifuza ko babamwo. Niyo mpamvu tuzi ko habaho purgatori, igihe umuntu avuye hano atiyunze n'abandi, atiyunze n'Imana, hari ahantu agomba kunyuzwa, kuko Imana ari ntagatifu. Inshuro zingahe ijambo ry'Imana ritubwira ngo ni abamarayika bavuga ngo Imana ni ntagatifu, ntagatifu, ntagatifu. Inshuro 3 n'inshuro nyinshi, ni mutagatifu, ni mutagatifu, ni mutagatifu, mutagatifu. No kuvuga ngo ntabwo ashobora gusa nanjye nimba ndi mu cyaha, ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu no muri ubu buzima n'abapfuye tugomba kubasabira muri iki gitambo cya misa bakaronka ubuzima, Nyagasani akabaha ubuzima. Igitambo cya misa gikozwe mu bubasha, tujya tubibona mu masengesho dukora. Igitambo cya misa gikozwe mu bubasha bwo kubohoka, kirabohora abantu ku mashitani, kikadukiza ku mitima ibikomere byose dufite by'amateka yacu, kikongera kikadukiza no ku mubiri, indwara zose zo ku mubiri. Nyagasani ahora abikora kenshi, duhora twumva ubuhamya, atari ibyo umuntu apfa kuvuga gusa. Nyagasani arabikora mu gitambo cya misa. Ariko turazirikana tukamenya ko Nyagasani ari muzima muri kiriya gitambo cya misa, ko yaremye Ukaristiya kugira ngo yigire umuntu abane natwe. Ubwo rero tumaze kumenya ko igitambo cya misa icyo kitumariye n'icyo ari cyo, twakagombye kumenya ko ari itegeko Imana iduha, itegeko ryo gutunganya umunsi w'Imana, itegeko ryo gutunganya umunsi w'Imana. Muyimuka Misiri, turabona muyimuka Misiri, iyimuka Misiri umutwe wa 20 akarongo k'8 kugeza ku karongo ka 11. Turebe ibyo batubwira neza. Baratubwira ngo urajya wibuka umunsi w'isabato uwegurira Imana, uzakora imirimo yawe yose mu minsi 6, naho uwa 7 ni isabato ry'Uhoraho Imana yawe. Ntuzagira umurimo n'umwe ukora, ari wowe, ari umuhungu wawe, ari umukobwa wawe, ari umugaragu wawe, ari umuja wawe, ari itungo ryawe, ari n'umusuhuke waje iwawe, kuko mu minsi 6 Uhoraho yahanze ijuru n'isi, inyanja n'ibirimo byose, maze akaruhuka ku munsi wa 7. Nicyo cyatumye Uhoraho aho umugisha umunsi w'isabato akawiyegurira. Iri ni ijambo ry'Imana.
yawuhaye umugisha arawiyegurira, yawuhaye umugisha arawiyegurira. No kuvuga ngo yavuze ngo nimwubahe wibuka umunsi w'isabato, tuwibuke. Koko rero gutura igitambo cya misa ni itegeko Nyagasani aduha. Kristo Yesu akuzwe. Ni itegeko, ntabwo ku cyumweru ushobora kujya mu bindi bintu ibyo ari byo byose. Yewe nk'umukristo, nk'uwemera Kristo, ngo mvuge ngo ntacyo hari undi uza kunturira igitambo cya misa. Nurebe izo mbaraga Nyagasani yakoze kugira ngo ushobore kurokoka, nkaba nashobora kujya kumwakira mu Karistiya mu gisa n'umugati. Turabibona mu kanya. Ntabwo bishoboka ngo yewe mifate minenerwe, mifate nk'abandi batamuzi, nk'abataturiye kiliziya, bazi ko guhimbaza ari kujya mu ijambo ry'Imana. Kandi Nyagasani aduha ibintu bibiri, atugaburira ijambo akaduha n'umugati, umubiri wa Kristo. Ni ikintu gikomeye kuri twe kugira ngo tuzirikane ko ari itegeko. Gutura igitambo cya misa rero bisaba ngo tugitegure. Kristo Yesu akuzwe. Bisaba ngo dutegure igitambo cya misa. Igitambo cya misa gitegurwa kuva kwa gatandatu. Ariko ibyo murabizi se? Mwari mubizi? Igitambo cya misa ntabwo ari ku munsi w'isabato, ku munsi w'Imana, ku munsi w'izuka ngo duhaguruka muri ako kanya n'imitongano twarimo n'iki ngo tugiye mu misa. Gitegurwa kuva kwa gatandatu. Hari ibintu bimwe na bimwe twakagombye gukora twebwe kwa gatandatu. Kwa gatandatu tugomba kumenya ko ejo ku cyumweru ari umunsi wo kujya guhura na Nyagasani, kujya guhura n'Imana ku cyumweru. Biransaba ngo ijambo ry'Imana ntangire kurisoma, ndisomera abana banjye, ndisangire n'umugore wanjye, ndisangire n'umugabo wanjye kwa gatandatu. Umwanya ukaboneka. Ntimuzi ukuntu amahoro n'umugisha byinjira mu muryango ufite ugusabana ijambo ry'Imana. Ndaza kubabwira akamaro k'ijambo ry'Imana rwose mu kanya. Ariko uja kubabwira ngo iyo wicaranye n'umugore wawe mugafata ijambo mukareba, muri Bibiliya baratwereka ukuntu dushobora gusoma ijambo ry'Imana. Tuzabibigisha mu minsi iri imbere. Ariko birashoboka kugira ngo umenye ijambo ry'Imana rizakoreshwa ku cyumweru, umwaka ukawumenya, n'ijambo ry'Imana ukarimenya, mukarisoma n'umugore. Umwe agasoma ijambo ry'Imana, ivanjiri mukayisoma, mukibaza, mugatekereza ku cyo Nyagasani ababwiye kuri iryo jambo. Abana bakabyumva, mugasabana nabo. Uwa gatandatu ni umunsi wo gutegura igitambo cya misa cyo ku cyumweru. Icyo gihe birasaba ngo twicarane n'abacu bose, tubabwire, tuvugane nabo. Noneho kwa gatandatu rero, iyo uza guhura n'umwami ugomba kwitegura. Mwebwe ntabwo mujya mwibaza ukuntu ushobora kubona umuntu ku cyumweru yambaye umwenda cyangwa se ubwe ananuka. Ni kuki ntategura amazi kwa gatandatu yo kuzakaraba ku cyumweru? Ku cyumweru si nk'iyindi minsi. Ni umunsi ngomba kwitegurira nkajya guhura n'umwami wanjye. Erega turi abana b'abandi. Ariko ibyo murabizi, umwana w'umwami uzi ko umwami adashobora kumwemerera ngo asohoke mu nzu atambaye umwenda uranga umwami. Murabizi ibyo? Mwari mubizi? Abakera barabizi. Niko natwe tugomba kugenda dusa neza, turangaje ubuzima dufite muri Kristo. Tugomba kugenda twambaye neza, tugenda unukira abantu ku cyumweru. Kuko wa gatandatu ni ugutegura, ugategura umwenda mwiza, umwenda mu myenda ufite yo kujya guhura na Nyagasani. Ariko mujya mubona ukuntu aba bene wacu b'abaporoti ukuntu bambara? Mujya mubibona? Ni ugushikuza se? Ni ukubura ubwenge? Reka da. Abagabo barambara karavati bagashiraho, abagore bakavuta bakambara imvutano bagiye guhura na Nyagasani. Twebwe se nibyo tutabikora? Abagatolika ngo bambara nabi ku cyumweru. Niko byanditse se mu gitabo? Hari itegeko ribidutegeka? Bavandimwe, hari itegeko ridutegeka kwambara nabi ku cyumweru? Tugomba kwambara nk'abana b'abami. Kuva uyu munsi umenye kuri umwana w'umwami, kuko Kristo yaranyitanye mu gitambo cya misa, mu gitambo cy'Ukaristiya angira umwami, umwana w'umwami. Kubwo ibatisimu nahawe yangize umusaseredoti, umwami n'umuhanuzi. Kuva icyo gihe mfite ubwishingizi, mfite
ndishima muri Kristo kuko mfite aho mpagaze, mfite umwami umpagarariye, ndi uwo mu ijuru ntabwo ndi uwo ku isi. Kristo Yesu akuzwe. Ni kuki se ntagomba kwambara nk'abana b'abantu, ngomba kwambara nk'abana b'abantu? Mu gutegura igitambo cya misa rero, abanyisirayeli kera isabato bayiteguraga bari kumwe n'umuryango wabo wose. Ibi niyo mpamvu mbabwira ngo mudasomye ijambo ry'Imana ngo mugire icyo mubwira abana banyu. None se ngubu narinda ngera aha kuri urugero ufite, ntarumva data avuga ijambo ry'Imana ngo nzave nk'umuntu jewe. Kristo Yesu akuzwe. Nzave nk'umuntu ngeze aha, ntabwo bishoboka. Naramwumvise avuga ibigwi Imana yakoreye umuryango wacu kuva ku bisekuruza, ntabwo nzagira ubuzima. Umwana wawe ntabwo azagira ubuzima, ubudogonyi ubona nta buzima buzagira butamenye icyo se yavuze ku Mana yacu, ku bikorwa Imana yakoze. Ntabwo bishoboka. Tugomba kwicarana nabo tukababwira ibyo Nyagasani yakoze. Ni ngombwa ko Nyagasani abidufashamo. Ngaho rero aho dutoreza abana bacu kuba abantu bazima ni kuwa gatandatu. Kristo Yesu akuzwe. Ariko mujya mubona mu gitambo cya misa ukuntu abana ubabona ko banyagara mu gitambo cya misa, nyina agaseka nk'umuntu ari arakuzanya Nyagasani. Mujya mubibona umugore yisokoreje umuderi we bakaza bakamukora mu mutwe. Ariko muzi umwanya umugore avuye mu rugo aba yafashe mu kiyoke yasokoje umuderi. Mujya mubyibuka umwana wawe akaza akajagata umusatsi we. Mujya mubibona. Hari igihe bimbabaza ukabona nyina ari araseka nk'umuntu ari harakora ibikorwa byiza, ari harareba ibyo umwana akora, nk'aho umwana ari we ugomba gukora ibintu binezereza nyina, cyangwa umwana agomba gukurikiza ibyo nyina ashaka. Kristo Yesu akuzwe. Ariko ibyo mujya mubibona, mubona bidakabije? Ntabwo bibaho. Abana bagomba gutozwa icyo baje gukora mu gitambo cya misa. Biriya ndabireba nkumva ndababaye. Umusaza umwana akabona ari haramukora ku mutwe. Iyo ndero ni indero ki ya Gikristo? Umwana ari harakora ibyo ashatse byose, ari harasamaza abantu bose, nta n'umwe uri urakurikira igitambo cya misa muri ako karere ari. Ibyo se nibyo? Kuwa gatandatu niho dutoreza abana bacu kumenya icyo tuzajya gukora ku cyumweru. Kristo Yesu akuzwe. Turi kumwe. Igice kindi nashaka ko turebaho ni igice cya gatatu. Igice kitwereka ibice bibiri bikomeye by'igitambo cya misa. Tugiye kubyinjiramo. Ibice bibiri bikomeye by'igitambo cya misa. Noneho twinjire rwose mu gitambo cya misa kugira ngo tukimenye. Sibyo? Hari ibice bibiri. Igice cya mbere ni imihango yo guhimbaza ijambo ry'Imana. Imihango yo guhimbaza ijambo ry'Imana. Igice cya kabiri ni imihango yo guhimbaza Ukaristiya ntagatifu. Igitambo cy'Ukaristiya, guhimbaza igitambo cy'Ukaristiya. Turebe bwa mbere rero icyo cya mbere, imihango yo guhimbaza ijambo ry'Imana. Kugira ngo tubyumve neza, nashaka ngo turebe ijambo ry'Imana riri muri Yohana umutwe wa mbere. Yohana umutwe wa mbere akarongo ka mbere, kuva ku karongo ka mbere kugeza ku karongo ka 14. Turi muri icyo gice cyo guhimbaza ijambo ry'Imana. Mu ntangiriro jambo yariho, kandi jambo yabanaga n'Imana. Murumva? Jambo yariho kandi yabanaga n'Imana, kandi jambo akaba Imana. Ubwe mu ntangiriro yabanaga n'Imana. Niwe ibintu byose bikesha kubaho. Nta n'ikiremwa na kimwe, yemwe nta n'ikiremwa na kimwe cyabayeho bitamuturutseho. Yari asanzwe yifitemo ubugingo, kandi ubwo bugingo bukaba urumuri rw'abantu. Ubwo bugingo bwe bukaba urumuri rw'abantu. Niko urumuri rumurikira mu mwijima, ariko umwijima wanga kurwakira. Habayeho rero umuntu yoherejwe n'Imana, izina rye rikaba Yohani. Yazanywe no kuba umugabo wo guhamya iby'urwo rumuri, kugira ngo bose bamukesheho kwemera. Si we wari urumuri, ahubwo yari umugabo
ahamya urwo rumuri. Jambo niwe wari urumuri nyakuri rumurikira abantu, umuntu wese uza kuri iyi si. Yari ku isi, yari mu isi, kandi isi yabayeho kubwe, ariko isi irarenga ntiyamwemera, ntiyamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwakira. Nyamara abamwakiriye bose yabahaye kuba ububasha, yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana. Abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana. Abo n'abemera izina rye, ntibavutse kubw'amaraso cyangwa se kubw'ubushake bw'umubiri cyangwa se kubw'ubushake bw'umuntu, ahubwo bavutse kubw'Imana. Nuko Jambo yigira umuntu maze abana natwe, kandi twibonera ikuzo rye, ikuzo umwana w'ikinege akomora kuri se, akaba asendereye ubuntu n'ukuri. Iri ni ijambo ry'Imana. Jambo yigize umuntu abana natwe. Jambo yigize umuntu abana natwe. Iri ijambo ry'Imana twebwe turaritozwa, ariko ntabwo tuzi akamaro karyo. Iri jambo ry'Imana ryose mubona riri hano ritwereka ibikorwa byiza Nyagasani yakoze, nibyo biduha umuco w'icyo tugomba gukora. Buriya bavandimwe, umuntu atazi ijambo ry'Imana nta kwemera kunini afite. Kristo Yesu akuzwe. Ndabarahiye umuntu muzabona afite ukwemera, muzamenye ko hari ibyo arangaje imbere bijyanye n'ijambo ry'Imana. Utazi kwisomera ijambo ry'Imana ngo arizirikane rimubemwo, ndababwiza ukuri ko n'ukwemera kwe ari guto. Uko umwana atazi gusoma ijambo ry'Imana, ni nako nawe uko waba ukuze kose ushobora kuba udafite ikintu ushingiyeho muri wowe mu buzima bwawe, ugasanga ntacyo ufite, ugira ubuhanga ata jambo rikomeye rizima ufite muri wowe. Kristo Yesu akuzwe. Ijambo ry'Imana ni ikintu gikomeye, niyo mpamvu ari ifunguro Nyagasani aduha. Niwe aduha urumuri. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo niwe yaje kumurikira abantu ku isi, ugeze ku isi wese akamumurikira kugira ngo aronke ubuzima. Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Birumvikana rero ko muri iri jambo ry'Imana turiho turazirikana, dusaba imbabazi imbere ya byose, twicuza nicyo kintu padiri atangiriraho, kwicuza. Ibi rero biradufasha kugira ngo tumenye ko tutagombaga gukererwa misa. Mbese na Gatarina ukunze kuvuga ibyo yabonye mu bijyanye n'igitambo cya misa, Gatarina yatweretse ukuntu mu gitambo cya misa abamarayika bacu na Bikira Mariya baba baje gutura igitambo hamwe natwe, hanyuma tukaza dukererewe. Niyo mpamvu mvuga ngo igitambo cya misa gitegurwa kuwa gatandatu kugira ngo ntihagire umurimo n'umwe ushobora kukubuza kujya gutura igitambo cya misa. Icyo gihe igitambo cya misa ugitura neza kandi utakererewe. Niyo mpamvu tubanza kuzirikana ku byaha byacu byose kugira ngo dukizwe, dusubire gusabana n'Imana. Imana iduhe ubundi buzima bushya, itugire basha kugira ngo dushobore gusabana n'Imana. Kuko n'umusaseredoti aratubwira ngo Imana ishobora byose, ngo nidukize ibyaha byacu, maze kubw'iki gitambo cy'Ukaristiya itugire intungane, twebwe tugiye gusangira ku meza ku bwa Kristo umwami wacu. Ni isengesho akora tumaze kwicuza ibyaha byacu. Iryo sengesho ritwereka ko tuba dusuye kwiyunga na Kristo kugira ngo dusangirire ku meza imwe kuri cya gitambo cyacu, igitambo Imana yitangiye ku bwacu kugira ngo turonke ubuzima. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane. Ibi bintu biradufasha kugira ngo twumve impamvu ijambo ry'Imana tugomba kurizirikana tukarigira iryacu. Utarifite ubuzima urabubura. Nyagasani Yezu aradusaba kugira ngo ibyo yakoze, ibyamubeshejeho hano ku isi, uko yabayeho, bitubere nk'imbarutso yo kugenda, yo gutambuka dusa nkawe. Inyifato ibe nk'iya Kristo, ubuzima bwacu bube nk'ubwa Kristo.
none se nimba udafite icyo ureberaho ni hehe uzabikura? uwo tureberaho ni Kristo tumureberaho mu ijambo ry'Imana. ijambo ry'Imana nitutaryakira ngo turigire iryacu. Kiliziya uno munsi iradusaba ko twisomera ijambo ry'Imana. ntabwo ari nka kera bangaga ko turisoma tukarivuga uko ritari, ariko tumaze ibihe twumva na za omeri z'abapadiri, tukumva inzira n'intumbero Kristo adushakiramo mu bwa Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu ashobora kumurikira nkaribona ukundi koko, ariko bitariho ritoteza Kiliziya koko, ariko rifite ubuzima n'icyo rinyigisha kugira ngo ndonke ubuzima. Gusoma ijambo ry'Imana tukarizirikana tukaryiyumvira, abenshi babifata nk'ibintu bisanzwe. kandi niyo unarebye, iyo dusohotse mu gitambo cya misa ihumuje, niyo ubajije umuntu ibyo basomye, ni bangahe bashobora kuvuga ngo isomo rya mbere ryavugaga gutya? mujya mubyibuka? abenshi ni mubyibagirwa. murabyibagirwa, ariko ni wiyumvire kwa gatandatu warisomye ukaza mu gitambo cya misa, maze noneho umusaseredoti akuhira muri omeriye, mu nyigisho ye, urebe ukuntu utaha ukomeye, utaha ufite imbaraga. ariko ntabwo mujye muharira n'abariya bagabo bo muri ntuza bo mu yandi madini, mu baprotestani, mujye muharira nabo. none se wowe wavugana nawe mu buryo mu ireme ry'ukwemera kwanyu nta jambo ry'Imana uzi, bikazashoboka gute? kera najyaga ndeba ukuntu nari mfite ahantu nakoraga mu ishyirahamwe, ariko nkaba ndongoye logistique, hakaba umuntu wajyaga w'umufundi yajyaga aza gutera ikiraki iwacu, ariko yari umuntu wo muri Témoins de Jéhovah, abatemi bo muri Yehova. noneho akajya agira amagambo nigeze nisomera n'umunsi wa rimwe, nigeze numva n'amatwi yanjye n'umunsi wa rimwe. ndavuga nti kuko ibintu nibyo ntisubiza gusa, ariko nagira muhira nkagira amatsiko yo kugenda kureba ijambo ry'Imana, ntareba ngasanga biriho. ntareba ubuzima bwa Daniyeli ambwira ukuntu buryohereye nkabura, akambwira Suzana, yambwira Suzana n'ibigwi bye ukuntu yari intungane n'umugabo we, nabyumva nkumva hari inyota afite, najya kuyirebera ngasanga nyigasani uzi ko biri mu ijambo ry'Imana. nkavuga nti ubukene kuko nzabukizwa n'iki? ndasaba ngomba kwisomera ijambo ry'Imana. niko bimeze, ubuzima bw'ijambo ry'Imana nibwo butuzamura mu kwemera tukagira ubuzima. bavandimwe, ndababwiriza rwose gusoma ijambo ry'Imana atari umuntu ari gusomeye, wowe ukaryisomera ukaryumva. harimo ubuzima budutuma tugira ukwemera kumara amaje, ku buryo na Sekibi ajyaja kubona akavuga, Yezu murabizi ko igihe cy'ubutayu nimwibuka ko yabwiraga Shitani ngo handitse ngo siga, handitse ngo nuko yari arizi, handitse ngo. natwe Shitani azareka kutugenderaho igihe tuzi ijambo ry'Imana. araza kuntera agasanga ndarizi, nzi icyo Nyagasani avuga, nzi ko Nyagasani yambwiye ngo muri Mariko 16 ngo mu izina rye nzirukana Sekibi. kuki nkamwirukana? ntegereje iki? ngo patiranye ubuke w'ibiganza? reka da, nzamwirukana kuko nzi ko ijambo ry'Imana Yezu yabivuze. nimba ntarizi se nzakora iki? imbaraga zanjye zihagaze mu ijambo ry'Imana, ntacyo mfite. duhaguruke twisomere ijambo ry'Imana tugire ubuzima, niho dukura ubuzima bwo kwemera. ukwemera kwawe kugahagarara. uno munsi nta muntu ari mu yandi madini ashobora kuza kumpagarara iruhande ngo atume ndeba hasi njunjame. ndamubwira ibyo nzi nasomye, Kristo yeza kuza. niko nshobora no kwishura Shitani uje kuntera, niko nza kwishura n'umuvandimwe uje kunyosha mu nyota mbi. erega naho tugwira izo mbaraga tukazibura. soma ijambo ry'Imana uzabona ko nawe usigaye wera imbuto. Kristo yeza kuza. uzasanga wera imbuto, werera abandi imbuto. Kristo yeza kuza. niyo mpamvu no mu ijambo ry'Imana umusaseredoti aratubwira ngo amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu nk'uko yanditswe na Luka na Yohani, twishura ngo iki? nahabwa ikuzo. ibimenyetso dukora ni ibihe? dukora ibihe bimenyetso? ikimenyetso cy'umusaraba hehe? ahandi ku munwa, ahandi mu gatuza. ariko ibyo murazi icyo bivuga? muzi icyo bivuga? ni ukuri kose. nuko rero n'ijambo ry'Imana uzashobora no kuryumva. ubwo
ubwo rero icyo bivuga ni ukuvuga ngo ku gahanga niyemeje kuryumviriza kandi ndizirikane muri njye. Niyo mpamvu mbabwira ngo kwa gatandatu nimugire umunsi wo gusoma ijambo ry'Imana, murizirikane muri mwe n'umwana rimenye. Ujya ubona ko umwana muto kadogonyi kangana gutyo mu baprotestani aza kuganza umukecuru angana nawe mu ijambo ry'Imana, akamubwira ibintu ukagira ngo ntabwo byigeze bibaho mu ivanjiri. Iyo vanjiri ntibaho kuko bo baricara bakamugira ijambo ry'Imana kurisoma. Natwe tugomba kubikora. Umwana wawe akavuka agahaguruka afite igihagararo nka Kristo yahagaze imbere y'abantu n'abagabo igihe yasomaga ijambo ry'Imana ngo bibinkoreweho, nasizwe amavuta kugira ngo nze kwamamaza inkuru nziza ku bakene. Yarahagurutse arabivuga, bose bararumirwa, bamurebana ubu basanga afite arimo ububasha budasanzwe bw'ukwemera muri we. Ntabwo yari kuvuga ngo ibi byose bingiriweho adafite ikintu kimuhagazeho cyari umutagatifu. Roho mutagatifu ahagarara ku ijambo, ntahagarara ku njiji. Kristo Yesu akuzwe. Murabyumva ariko Roho mutagatifu ntaza ku njiji. Turi kumwe? Ntabwo aza ku njiji bavandimwe, aza ku muntu ufite icyo afite aho amanira, aho ubumana bwe bumanira muri wowe, kandi bugomba kumanira mu ijambo ry'Imana. Ni ngombwa no kuvuga ngo turaryumva, twaryumvise kandi turarizirikana, noneho ku munwa nzaryamamaza. Uzamamaza icyo udafite. Umuntu uko atanga icyo afite, uzatanga iki wowe? Kristo Yesu akuzwe. Uzatanga iki? Buriya tujya tubikora buri gihe, ariko bikazarenga n'umwaka ukarenga nta jambo ry'Imana mbwiye umuntu, nta n'ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana ntanzi. Ibyo muri icyo uko tubayeho nk'abakene kandi dufite ubutunzi. Tubayeho nk'abakene bikenesha dufite ubutunzi. Nakagombye kuganira ijambo ry'Imana, nakagombye guhanura mu ijambo ry'Imana, nakagombye gutanga ubuzima mu ijambo ry'Imana, kandi kuko naryigaburiye. Ntawe utanga icyo adafite bavandimwe. Noneho ku gahanga twabivuze, turaryumva kandi tukarizirikana, kandi ku mutima noneho tukarizigama mu mutima. Ndarizigama mu mutima. Bikira Mariya yazigamye ijambo yabwiwe na Simeoni n'umumarayika ko azabyara umwana w'Imana n'ibizamubaho byose. Ararizirikana, araribika muri we. Natwe ijambo ry'Imana rigomba kutubamwo, tukaryibungenga. Kwibungenga muri icyo bivuga gutwara inda y'ijambo ry'Imana rikazavuka. Ndivuze umuntu uri imbere yanjye ufite ubuzima bw'ubukene akagira ubuzima muri we. Tugomba kurihorana, tukarizirikana. Muri uku kuzirikana rero, muri iki gice cya mbere, tugomba kandi kwamamaza ukwemera kwacu. Padiri aratubwira ngo twamamaze ukwemera kwacu. Ukwemera kwacu turakwamamaza twaje mu gitambo cya misa, twambariyeho za nzaratsi. Mfite imiti mbitse mu nzu nza kunywa mvuye mu gitambo cya misa. Uyu ni Kristo twamamaza, cyangwa n'uyu mupfumu namamaza? Kristo Yesu akuzwe. Muri icyo muba muri murakora ni ukuza, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni ukuza kugira iki? Ni ukuza kurya urupfu. Iyo turya umugati n'amaraso ya Kristo tutiteguye, tuba turiho turya iki? Urupfu. Ni ukuza kurya urupfu. Uje wambariyeho, uje ufite ibyo ubitse mu rugo, uje ufite ibyo watabye hariya. Iyo Mana uri uramamaza n'Imana cyo atari iyo Mana nyine ya shitani, iyo Mana y'abapfumu uje kwamamaza. Ubwo buzima n'ubuzima ki? Kuko tuba turiho kwamamaza Nyagasani cyangwa umupfumu. Dusohoka mu kiliziya ako kanya tukajya mu barongi, sibyo? Iyo tutaronse umwanya nk'uyu w'abadufasha ngo duterwe amatwi, twumvirizwe, dusabirwe, dusengerwe, reka da. Igitambo cya misa wagira ngo ntacyo kivuze, ni ukuva tukajya mu barungi bakaduha ya myuka y'ubuhanuzi muri twebwe, tugasigara duterwa n'amashitani ku manywa nijoro. Abagabo nijoro, abagore nijoro, igihe cyose ibiri ku mubiri iki njya mbibona.
ibyo bintu tubijyamo dushaka ubuzima. Igitambo cya misa ni izuka ridasubirwaho ryacu. Iyo abatwari tubizi nta kintu na kimwe twavanze Kristo n'ubwo buzima bw'abapfumu, kandi n'abamaze kujyayo nta n'icyo baronse. Tubakira buri gihe, amaze imyaka yararambaraye mu iziko ry'umupfumu, yamutwaye ibintu bitagira uko bingana, gushika ku munota wa nyuma akagaruka amaramara atakintu agifite, nta bukene, usigaye uri umukene, nta buzima ugifite. Ibise ni ibintu bizima. Iyo ujya mu gitambo cya misa uhanganye na sobukwe navuga no muramukazi wawe n'umukazana wawe, ubu ugiye guhura na Nyagasani. Kwisubiza kuzo ubu ugiye guhura na Nyagasani, cyangwa se ushaka ngo wubake ingoro ya Sekibi hagati yawe n'abavandimwe bawe, uzarokora iki? Nimba uno munsi Nyagasani atubwira ngo imbere yo gutura igitambo cyawe banza usubize hamwe nande n'uwo mufitanye kandi, sibyo? None uri muntu ki udashobora kwiyumvira ko icyo kintu gishoboka? Imana ntigira nkunzi, ikunda bose. Nimba uje ufite akantu ufitanye na nyoko bukwe kandi umurenganya, Kristo yeza kuzwe ngo nuko ijambo isi yose izi ko nyirabukwe w'umuntu agira nabi, sibyo? Ngo nuko nyirabukwe yitwaje ko umukazana bavuga ngo agira nabi. Wowe amagambo yavuzwe nimgenderaho, Kristo aramukunda nk'uko nawe agukunda. Nimba uje umurenganya utiyumvira kujya guhura nawe kugira ngo musabane, muve muri ayo mabwa yo kujya guhanira uburozi, gushingirana amashitani, ntacyo uribura ry'urupfu. Igitambo cya misa kikumarira iki? Ukizamo ntugire icyo utahanye. Bavandimwe, twisubireho dusubire turonke ubuzima. Twisubiza kuza ni ngombwa ko dusubiza hamwe n'abavandimwe. Igice cya kabiri nicyo gice cya nyuma cyangwa kugeraho. Igice cya nyuma gihagaze ku mihango y'igitambo cya misa. Ariko muri iki cya mbere, ijambo nyamukuru nashaka ko mwumva ni mwisomera ijambo ry'Imana. Bavandimwe, isomera ijambo ry'Imana kandi mumenye ko mu gitambo cya misa hari ikintu cya mbere Nyagasani atugaburira, ni iryo jambo. Iryo jambo rifite aho ritugeza mu bumenyi. Igice cya kabiri gikomeye muri ibyo bice bikuru ni umuhango w'igitambo cya misa, Ukarisitiya. Umuhango w'Ukarisitiya, w'igitambo cy'Ukarisitiya. Aha rero ijambo rya mbere twasoma, dusome muri iki gice cya kabiri, dusome Abakorinti ba mbere, ibaruwa Pawulo yandikiye Abakorinti rya mbere, umutwe wa 11 akarongo ka 26 bigeza ku karongo ka 32. Abakorinti ba mbere umutwe wa 11 akarongo ka 26 bigeza ku karongo ka 32. Kuko igihe cyose murya uyu mugati mukanywa no kuri iyi nkongoro, muba mwamamaza urupfu rwa Nyagasani kugeza igihe azazira. Nicyo gituma uzarya uyu mubiri akanywa no kuri iyi nkongoro ya Nyagasani atabikwiye, mubyumve neza, azaba acumuriye umubiri n'amaraso bya Nyagasani. Buri wese nabanze yisuzume rero, maze abone kurya uwo mugati no kunywa kuri iyo nkongoro. Kuko uwurya cyangwa akanywa atubahirije umubiri wa Nyagasani, abariye kandi anyoye ikizamubyarira ubucibwe. Ariko murabyumva, abariye kandi abanyoye ikizamubyarira ubucibwe. Nicyo gituma benshi muri mwe barwaye kandi bamugaye, ndetse
bamwe bakaba barapfuye. Iyaba twabanzaga kwisuzuma ubwacu, nta rundi rubanza rwacirwa. Ariko Nyagasani adutonganyiriza kutugorora kugira ngo tutarohamana n'iyi si. Iyi si yaje kumurikira kugira ngo uronke ubuzima, ntashaka ko turohamana nayo. Niyo mpamvu aza kutumurikira. Iri jambo ry'Imana riratubwira ngo n'uburyo umubiri wa Kristo utiteguye. Bavandimwe, mvuze ikintu gito cyo kuva mu rugo watunganye na so na nyoko, umutera umutima uhagaze, nyoko bukwe, umukazana wawe, buri gihe ngo atakubashe ntacyo azabona, ntacyo azagutorana mu rugo. Ndakurahiye urwo rubanza uzarwishura. Kristo Yesu akuzwe. Ntabwo ari ukubabwira ibyoroshe gusa kugira ngo mubeho, mugomba no kumenya n'ibikomeye. Urwo rubanza uzarwishura. Urwo rubanza uzarwishura. Urimo urarya umuvumo, urimo urarya ubukimbwe bwawe. Niko bimeze. Abenshi rero mu gihe cyo gutura, urabona akenshi rimwe tujya tubibona mu gutura. Tubanze turebe igihe cyo gutura koko. Dutura umugati na divayi, ibindi byose murabizi. Noneho tugere gutura umugati na divayi kuko Yesu yaje kwitanga. Pawulo araduhanura, ntimwakire umubiri wa Kristo mutiteguye, kuko muzaba mubaye mu ibicibwa. Sibyo? Benshi muri twe iyo hageze no kumwakira, bavandimwe, turasohoka tukagenda. Ntimujya kubona abasore n'inkumi bajya kubonana igihe ngicyo kigeze cyo gutura, wagira ngo birarangiye, imisira irahumuje. Mujya mubibona, wagira ngo imisira irahumuje, kandi baba bavuye mu rugo babivuganye ngo turaza kubonana, kugira ngo bavugane kare. Igihe cyo gutaha uzaba nyirabukwe ntaze kumubona, n'uzaba nyine sebukwe cyangwa se mbese imbizi ntaze kumubona. Akaba ari cyo gihe bagiye guhura ngo baganire. Kandi ari cyo gihe twari tugeze kuronga ifunguro ry'ubuzima. Bavandimwe, birababaje. Twagaburiwe ijambo ry'Imana, twakomejwe, twagize ukwemera, hageze ko dufungurirwa ifunguro rihoraho. Ngabo barasohotse. Hari umupadiri w'umuzungu yigeze kubireba bigereranya n'ubwo buzima bw'abo basore n'inkumi. Ariko turavuga ngo n'abasore n'inkumi hariyo n'abashobora kubikora bakuze. Ntabwo mujya mubibona? Njya mbibona. Ubona batangiye kujagara. Iyo hageze guhereza, padiri agiye gutura, noneho nabo bagiye hanze. Umupadiri rero w'umuzungu yarigeze kuvuga ikintu gikomeye kiramporaho. Aravuga ati, iyo mbonye ukuntu basohoka bajya hanze, banyanyagirana hanze, bacana aho bajya hanze, ati birambabaza. Ati mumbabarire, imbere yuko ntangira gutura, nshaka kubabwira bariya abantu mubona bariho barasohoka icyo mbagereranya. Ati mbagereranya n'imbwa. Ati mumbabarire, sindiho ndabatuka, mbagereranya n'imbwa. Ati imbwa yaritoye, nyirabuja ariho arateka. Nyirabuja ateka neza, biramota neza, shiramo ibirungo, biramota. Abagore bazi guteka n'abagabo bazi guteka. Sibyo? Barateka, aratekera umugabo, avuga ati uno munsi umugabo wanjye ararya neza uno munsi. Arateka, noneho afata umunyu ashiramo. Imbwa ako kanya yari ivuga ngo yewe na databuja uno munsi turarya neza, yadutekeye neza. Ashyizemo umunyu, imbwa iravuga ngo dore kandi arabyishe. Noneho kuko imbwa itarya umunyu, imbwa nimba muziha umunyu murazihemukira. Abazitunze ni bande? Ninde muntu utunze imbwa hano? Nta n'umwe. Noneho mutunze roho mutagatifu. Sibyo? Mutunze roho mutagatifu, ndabyemeye. Abatunze imbwa rero bazi ko indyo yazo itabamo umunyu. Iyo uyihaye umunyu iragenda nk'iyarara gutoragura ibyo abaturanyi. Ijya gutora umucafu aho kurya ibyo kurya byiza wayitekeye.
kuko washizemo umunyu. Umunyu muzi urugero rwayo. Umunyu usubiza ubuzima. Umunyu utanga akanovera mu kanwa. Umunyu utuma n'ibitamirika bimirika. Mwari mubizi? Kandi umunyu n'ibyapfuye birongera bikagira ubuzima. Inyama yapfuye iyo ishize inyama kugira ngo ntipfe wishyiraho umunyu ukayirinda. Muri bwa buryo abandi bakoresha za frigo n'ibindi. Ushiraho umunyu ukayirinda gupfa. Sibyo? Nicyo babwira rero uyu mupadiri yakoreshaga avuga ngo bameze nk'imbwa. Dore hageze ko Nyagasani adufungurira none barasohotse. Nkayambwa yatekewe na nyirabuja none habonye yashizemo umunyu yitira avuga ngo dore kandi arabyishe. Yitira haguruka ijya gutora mu yarara mu baturanyi. Ibiryo bitigeze bitekwa neza. Niko bameze. Haba hageze ko twakira Nyagasani. Ni ngombwa ko tubyitwararika tukamenya ko Nyagasani ubwe yitanze akaza kubana natwe, akaza guhura natwe. Noneho ni ngombwa rero ko tumenya icyo turiho turakora muri ya mwanya wo gutura. Igihe cyo gutura ni umwanya noneho wo kwitonda kugira ngo dusubire dushishoze tumenye ko Nyagasani agiye kunyitangira nk'uko yabikoze rimwe risa. Noneho tugomba ikindi cya kabiri muri ubu gutura tugomba kumenya kuzirikana byimazeyo iriyobera. Iriyobera tugomba kurizirikana. Ni yobera rikomeye. Ni naho turonka ubuzima. Ni naho dukirira. Dutura ibyacu byose igihe Nyagasani umusaserdoti ariho aratura. Dutura ibyacu byose kubwa Nyagasani kuko ni wo mwanya ukomeye wo kugira ngo asubire yitanye nka kwa kundi. Noneho muri iryo yobera mu kurizirikana reka turebe muri Yohana umutwe wa 6. Yohana umutwe wa 6 akarongo ka 35. Sibyo? Yohana umutwe wa 6 akarongo ka 35. Yohana umutwe wa 6 akarongo ka 35 baratubwira ngo akarongo ka 35 Yezu arababwira ati nije mugati utanga ubugingo. Usanga wese ntazasonza bibaho. Nunyemera ntazagira inyota. Iri ni ijambo ry'Imana. Ariko murabyumva Nyagasani ubwe yivugira. Nije mugati utanga ubugingo. Ariko ntabwo ariko tubifata twebwe. Tuve no kuri abo ngabo. Sinzi ko twe tubyemera bavandimwe. Tugeze aho turabyemera. Turemera ko Yesu ari muzima mu Kristiya. Turabyemera. Uretse ko mubona ibitangaza Nyagasani akora, avumbura amashitani mu bantu, igihe cy'igitambo cya misa kigamije gukizwa, tubona ibikorwa akora, tubona ububasha bwe. Ibyo ariko bikarenga turabyemera koko. Mu gitambo cya misa ko ari amahirwe tuba turonse kugira ngo Nyagasani yigaragaze, turabyemera. Igitambo cya misa kirimo ububasha bwa Nyagasani ubwe nubwo ari mu gisa n'umugati bavandimwe. Ndababwiza ukuri, Kiliziya ntabwo ijya yemera ibintu bitariho kandi bitari ukuri. Ndababwiza ukuri, Kiliziya ntabwo ijya yemera ibintu bitari ukuri kandi iranabishishozaho. Ngiye kubaha ubuhamya buhari bwabayeho kandi Kiliziya izigamye ahantu. Ushaka azafata igice agende kubureba azasanga bihari. Kristo kuza n'abantu bazima bafite amatike bajya mu Butaliyano bamaze kubibona ibyo bintu. Ibintu byabayeho bizima. Hari umupadiri ni igitangaza bajya bita igitangaza cy'Iransiyano. Hari umaze gutumva igitangaza cy'Iransiyano mu Butaliyano. Ni igitangaza cyabaye ku mupadiri w'umumwami bamwe batavaho aho baba muri Kiliziya yitiriwe mutagatifu Reganziano. Aho icyo gihe ubu hashobora kuba haciye ibinjana 12 ni ukuvuga ngo imyaka 1200. Imyaka 1200 nicyo gitangaro cya mbere Kiliziya ifite cyemeza ko Yezu ari muzima mu Kristiya.
icyo cyabayeho abo ndiho nababwira amahombo ni ukuri rwose cyabayeho igitangaro cy'irasiyano miracle de l'anciano icyo cyabayeho icyo gihe rero ni umupadiri utemeraga ko Yesu ari muzima mu Eucharistie rero birashoboka arashobora kubikora nk'uko natwe tujya mu misa tugataha igitambo cya misa tukagitura tugataha tutazi ko Yesu ari muzima koko mu Eucharistie uyu musaseridoti ntabwo yemeraga ko Yesu ari mu Eucharistie igihe rero atangiye kumanika umubiri wa Kristo n'amaraso ya Kristo arangije azabona umubiri wa Eucharistia igisa n'umugati gihindutse umubiri umubiri nk'uyu inyama gihinduka inyama noneho amaraso aravura nako divayi iravura iba amaraso iravura iba amaraso ibyo bintu biramutangaza ibyo bintu byarashinguwe birabikwa kiliziya irabibika muri iryo sengero ryitwa ubu rero ryarahindutse ryikiri mutagatifu Leganziano risigaye ari mutagatifu François niho bari barashize ibyo bisigisigi niko nabyita ibyo bisigisigi niho babishize mu mwaka w'igihumbi 1258 niho bahinduye iryo sengero ako gashapeli bagahinduramo isengero rikuru bihinduka ikiliziya nkuru noneho bayita Leganziano mutagatifu Leganziano muri icyo 1258 noneho icyo gihe batangira kubibika ahantu hagati babibika mu tabernakuro y'aho hantu mu 1713 babibikayo mu tabernakuro ikozwe n'inuze na ivoire ikozwe muri ivoire niko navuga no kuvuga ngo ikozwe mu masenge y'inzovu sibyo murayumva no muri navuga mu ikarisi y'ikiyo ibonerana niho bashize ari amaraso ya Kristo yahindutse amaraso ya Kristo ibyo bintu niho bibitse uno munsi ariko kugira ngo babyemere kandi banabyemere habaye ubushakashatsi abashakashatsi benshi barabikora ndavuga mu mwaka w'igihumbi 1500 itariki zirahari itariki 17 Gashyantare umwaka w'igihumbi 1574 hababihaye umushakashatsi yitwa Musenyeri Rodriguez abikoraho ubushakashatsi akoranye na Vicaire General wiwe Vicaire General nabaza kubikora mu mwaka w'igihumbi 1637 ndabivuga kugira ngo mubyemere na Musenyeri Gervasoni nawe abikora mu mwaka w'igihumbi 1770 hanyuma Musenyeri Petrarca nawe akora ubwo bushakashatsi areba koko ibyo bintu ko ari bizima abikora ku itariki 26 z'Ukwakira 1886 icyo gihe niho habaye ubwo bushakashatsi noneho nyuma y'ibyo baremeza ko kuko ari umubiri n'amaraso bya Kristo ariko bivuye muri ubwo buzima bw'umugati mu gisa n'umugati na divayi noneho barongera noneho bazana abashakashatsi bashobora kureba ko iyo mubiri koko ari umubiri ushobora gutuzwamo umuntu kuko Kristo jambo yigize umuntu abana natwe sibyo se jambo yigize umuntu abana natwe abo bashakashatsi bariho barabayeho bafashijwe n'abo bapadiri b'abamenyeri niko babita ku itariki 18 z'Ugushyingo 1970 abo bapadiri bahise babiha abo bashakashatsi bo muri za kaminuza zikomeye abashakashatsi bajejwe iby'amalaboratwari no kuvuga uwitwa Ardo Linori n'uwitwa umushakashatsi w'umwigisha ureba ibyitwa anatomie humaine reka mbivuge mu gifaransa niko utabyumva ntacyo anatomie humaine abakora ibya histoire ibya histologie pathologique na chimie na microscopie clinique ibyo bintu ni ibintu bakora mu bushakashatsi kugira ngo barebe umubiri w'umuntu ukuntu umeze uyu mubiri w'umuntu ufite mu nyama z'umutima habaho imitsi
sibyo? N'amaraso ubwayo afite ibice bitanu by'amaraso. Ibyo byose baraje barabihamya mu ikoraniro ryo kwemeza ibyabaye. Bamaze kubihamya babihamyiriza bavuga bati twasanze uriya mubiri ari umubiri w'umuntu. Uriya mubiri ufite inyama yawo ifite imitsi nk'inyama zo ku mutima, kandi wagira ngo ni inyama ivuye ku mubiri uno munsi, apana iyo myaka 1,100. Murabyumva? Basanga birabatangaza cyane. Barebye amaraso bavuga ngo wagira ngo ni amaraso duhejeje gukura mu muntu unonaha. Afite bya bice bitanu. Ibice bitanu ababizi bibaho. Ibice bitanu bibaho no kuvuga fosfori, magnesium, potassium, chloride na calcium. Ibyo bintu ni bikoze amaraso. Basanga ibyo bintu bitanu birimo. Kandi icyabatangaje nuko gace kamwe tw'utwo duce dutanu tw'amaraso uko bagapima basangaga kamwe kangana n'akandi uburemere. Sibyo? Ibiro uburemere bwacyo bingana. Bafata bwose bakabushira hamwe, babupima nk'aya maraso bagasanga mungana rwose n'akariya kamwe k'agace kamwe k'amaraso. Nicyo gitangaro cyabaye kibiswa aho ngaho mu Butaliyani. Washakayemo nicyo gitangaza cya mbere cyatumye Kiliziya ivuga ngo Yesu ni muzima mu Karistiya. Tumukomera amashyi. Ni muzima mu Karistiya, umwongeze niwe yaje kudukiza kugira ngo ahindure ibyatubayeho urupfu abituvemo ubuzima. Amaraso ye arayatanga n'umubiri we arawutanga. Icyo ni igitangaro kizima cy'ukuri cyabayeho, kandi tugomba kucyemera ngo Kiliziya cyemera. Ariko ikintu ushaka kubabigira cy'uyu mupadiri, tujye tumenya ko ibitubaho byose Nyagasani bafite impamvu. Uyu mupadiri ikintu cyamutangaje, reka mbabwirire ijambo muryumve. Nababwiye ubwo buhamya ariko mwumve impera y'ubwo buhamya irakomeye cyane. Ngiye nsoma ubwo buzima bw'uyu mupadiri, naravuze ngo ni igitangaza ibintu arangirijeho. Yavuze ngo ntabwo ikintangaje ari uko umugati gisa n'umugati cyahindutse umubiri wa Kristo, ngo ntabwo ari nuko divayi yahindutse amaraso ya Kristo. Oya, ngo ikintangaje nuko Nyagasani mu kwicisha bugufi yanze kwizira wenyine n'umubiri we, kuko ngo twazamutinya ntitumwakire. Murabyumva? Yigira igisa n'umugati kugira ngo tumwakire, kandi ngo ni muzima nk'uko ari ubuzima bwe. Kristo Yesu akuze, nahabwe ikuzo Nyagasani iteka ryose. Uyu musaseredoti numvise ibintu avuze numva birampoze. Yanze kuza uko ari, kuko nta kundi yari kubikora kuko twari kumutinya n'ijunja ry'igihagararo ry'ubumana bwe. Nuko yigize umuntu, ariko yemera kwicisha bugufi yigira igisa n'umugati, kuko yabibwiye intumwa ze, igihe cyose muzarya uyu mugati mukanywa no kuri iyi nkongoro, mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Muzaba muriya umubiri wanjye munyoye n'amaraso yanjye. Ni mukuri kuzima. Igihe cya konsekrasiyo rero twagombye, ni igice gikomeye twagombye kubahiriza, tukamenya ko Yesu ari muzima. Ariko reka mbabaze bavandimwe, abagore bari hano, sibyo? Nimufite abana b'ibikomangoma bameze nka ba Dawudi, sibyo? Ntibahari? Murabafite mujye mubyishimira. Nimumurebe mu konsekrasiyo igihe padiri azamuye Ukaristiya, nimumushire hariya aba ari we agiye kwitangira abantu. Murabibona? Nimwiyumvire ukuntu Bikira Mariya bamerewe, sibyo? Nimwiyumvire mwebwe ukuntu muba mumerewe. Buri gihe rero iyo ngende ndabyibuka nzirikana, njya ntekereza ukuntu dukoma amashyi. Hari abakoma amashyi bareba ku ruhande, hari abakoma amashyi bareba hasi, hari abakoma amashyi sinzi biyumvira ihene izitse baza gutwara kubera aza gukererwa igitambo cya misa. Ubwo buzima bugakomeza budusamaza. Ariya mashyi mukoma ni nk'ayo Bikira Mariya akoma. Bavandimwe, ariya mashyi mukoma ni nk'ayo Bikira Mariya akoma igihe cya konsekrasiyo.
uzi ikintu buri burakora ni Yesu wogeza kuko yitanze ku bwanjye nyakomasha uko nshatse koko. Hariho n'abatabikora. Yesu mvuze ngo mureke kubikora, ye hari igihe binanira kubikora kuko mamaje, kuko mba nzirikana igikorwa ari harankorera, birananira maze igihe kinini binanira gukoma amashyi, kuko mba niyumvira icyo yakoze, icyo ari harakora muri uyu mwanya nijya ari haritangira. Ni Kristo muzima ko nemera ko ari muzima, ndabyemera kuko n'igihe nirukana shitani nirukana mu izina rya Yesu no kubw'amaraso ye. Niyo yananiranye ngahamagara amaraso ya Kristo arayisambura mu muntu. Ibyo ndabyemera jewe, niyo mpamvu nemera ko ari muzima mu Kristo. Je nshaka kuvuga ngo kiriya gihe iyo kigeze uribuka ko ari Kristo, urareba nk'uko Bikira Mariya ntarareba umwana we witanze. Bavandimwe turi kumwe, ariko nukumirwa cyangwa ibyo mvuga ntabwo byabanyuze, ariko uriya mwanya murawiyumvisha, muramubona Bikira Mariya areba Yezu umwana we yitanze kubw'abantu mu gitambo kimwe kizima Imana yamuhaye ngo yitange. Muzi ko n'imbere y'uko abikora yagize ubwoba ku mutima uramushengura, aravuga ati ariko Nyagasani ishaka ryawe ntiryambuke, rebimbe nk'uko ubishaka. Ari atangiye gutinya kwitanga igihe cye kigeze. Yari umuntu, yari yambaye umuntu, ijambo yigize umuntu abana natwe, sibyo? Twabisomye muri Yohana. Noneho nshaka kuvuga ngo icyo gihe mujye mukizirikana, musubire mwibuke bavandimwe, nimwibuke mwitegereze ko ari Yezu uri buritanga. Mujye mwibuka mwishyira mu kigo cy'umubyeyi Bikira Mariya yemeye ko umwana we yitanga ku bwanjye. Ndihe mpagaze he, mbifata nte, bimariye iki ko Yezu ariho yitangira hariya? Umusaseredoti akirije Eucharistia, nje menya ko ari Yezu witanze rwose burundu. Menya hondi, menye n'ibyo ndimo, ni ngombwa. Turebe noneho muri consecration, inyuma muri icyo gihe cya consecration turamuhabwa. Noneho kumuhabwa tumuhabwa dute? Nzaba ntazirikanye ko ari muzima mu Eucharistia? Ni umuhango ngiye gukora wo kujya kwakira Yezu mu Eucharistia nk'umugati nk'aba abandi bandi njya mbona? Nibyo se? Ni uko bigomba kugenda nk'umugati usanzwe. Ijambo ry'Imana twarisomye Abakorintho ba mbere umutwe wa 11 akarongo ka 22 kugeza ku karongo ka 32 baratubwira ngo uriye umugati atiteguye, Eucharistia utiteguye, aba ari urupfu. Mwebwe si urupfu muba muriye igihe mwakiye Kristo, mufite ibyaha, mufite ibibazo, cyangwa se iyo uri urajya kumwakira urazirikana ko ugiye ujyanye umutima wawe wuzuye. Nimba kare padiri yadusabye kwicuza ku byaha byacu, wageze mu nimatima wateguriye Kristo ahantu aza gushikira. Kristo Yesu akuze wamuteguriye ahantu aza gushikira. Tuba turiho turya urupfu iyo dufite n'akantu busa kikurutete kasigaye mu mutima wacu, mvuga ngo ntawe uzakankuraho. Uriya we tuzahuza ubwayo. Dore niyo uvuye gusangira abo musangiye igikundi bavuga ngo reka tumurindire ave gusenga mu gitambo cya misa araza dukorane y'amahano yacu dusanzwe dukora. Hariyo benshi bameze gutyo. Dore ukuntu baje batuvuga mu Bakatolika ngo mu gitambo se cya misa aragenda akagitura, ariko agarutse turaja kwibana, agarutse turasangira inzoga, kandi turamutegeka gukubita umugore aragenda mukubita, kandi navayo biragenda gutyo. Nava mu gitambo cya misa araja muri ibi turasangira ibi. Niko biri koko, niko byakagombye. Ubwo namwakiriye nzi ko yafashe umwanya ataronse intebe ye muri njye mu mutima wanjye. Ni iki bimariye kujya mu gitambo cya misa? Kristo Yesu akuze. Ni iki bimariye mu gitambo cya misa ko nsa n'abatagiyeyo koko? Nimba ntamuhaye umwanya mu mutima wanjye ngo yicare intebe yanjye hariya muri njyewe yanjye hariya mu mutima hagati, ngo aronge mu mutima umwanya we yicaramo, kandi aganze aba ari unkoresha
ibyo se bimariye iki? Si urupfu uri burarya. Kera hari paruwase centrale nigeze kujamo. Kristo yeza kuza. Centrale nigeze kujamo, noneho dukurikiranye n'abantu babiri, umuhungu ari imbere yambaye ikamambiri, sibyo, n'umukobwa ari inyuma yiwe, nanjye ndi inyuma yabo. Noneho uyu mukobwa akandagira ikamambiri z'uyu muhungu zishaka gushwanyagurika, sibyo. Yarahindukiye. Iryo jambo ni ijambo numvise rwose, si abantu babembye cyangwa ngo naho nabisomye. Numva avuze ngo mve inyuma warupfuye. Noneho ntekereza ibintu agiye gukora, nimba agiye gusangira Kristo, nimba ari umuhango wamuzanye, ndumirwa ndatangara. Mve inyuma warupfuye. Nuko numvise avuga mve inyuma warupfuye. Kubera ikamambiri arigura ngahe? Ukubahuka imbere ya Kristo ukavuma umuntu ngo warupfuwe, amukunda bingana n'uko agukunda, twese aba yaduhamagaye kugira ngo tugaburire. Oya, navuze nti ibi byo birarenze. Uyu muntu ntazi ahari, ntazi n'ibyo arimo. Kuza kumwakira tugomba kuza twiteguye. Urugero naba hano, urugero rwa Mama Faustine yeretswe ya shusho tujya tubona ya Yezu irimo, sibyo? Yezu yakunze kugendana nawe kenshi, bagahura nawe mu isakramento ry'Ukaristiya, mu Ukaristiya. Umunsi umwe rero mu gitambo cya misa aramwakira, yakira Yezu, ngo asanga Yezu ni muzima, baraganira. Aramubwira ati ariko se Yezu, kuko baganiraga nk'abavandimwe. Reka no muri twe hariya baganira na Yezu nk'umuvandimwe. Ni kuki bitabashikirana? Niba mufite Roho Mutagatifu, mufite ubwo buzima muri Kristo, mukaba inyangamugayo ku buryo icyaha kitagomba kugera muri mwe, ni kuki Kristo mudashobora gusabana nk'ukuriya dusabana na Data? Papa wanjye, ijwi rye ndarizi, na Kristo ushobora kumenya ijwi rye, igihe akuganirira mu byago byawe n'ibibazo byawe. Ni mu kuri kuzima, birashoboka. Ni ukwitegura, ni ukubaho nk'abatagatifu hano ku isi, tukaba ku isi tutarabisi. Birashoboka ko Kristo tuganira nk'umuvandimwe ari hafi yanjye. Rero ngo yaraganiraga na Kristo nk'umuvandimwe, aramubwira ati Nyagasani, uko mwakiriye niko n'abandi aba bose mbona bariho barakwakira, niko barimo nkabo. Yesu aramubwira ngo ukunyakiriye, ngo uko ndi muri wowe, niko n'abandi ndi muri bo uko nyine. Ariko ngo siko banyakiriye nk'uko we wanyakiriye. Wowe ko wanyakiriye byatumye nsabana nawe. Murabyumva? Watumye nsabana nawe, ariko bo ntabwo bambona, ntibananyumva. Ariko ndi muzima, ariko ntabwo banyakiriye nk'uko wowe wanyakiriye. Urumva icyo kintu kidasanzwe. Turamwakira twemeza ko ari muzima, turamwakira kuko tuzirikana ko ari muzima, araza akabana natwe, akaba ari muzima. Niko biri. Hanyuma rero iyo igitambo cya misa kirangiye, tugomba gukomeza kugitura iwacu. Kristo yeza kuza. Ndarangije, tugomba kugiturira iwacu tukagitura. Twabyumvise. Rero mwana Yezu rero arangije igitambo cya misa, umusenyeri wari waturiye igitambo cya misa yaraje asohotse, igitambo cya misa gihumuje, abona Tereza w'umwana Yezu. Tereza w'Ikalikita, mumbabarire. Tereza w'Ikalikita yakunze kurangwa n'imirimo myinshi yo kwitangira abandi, uburyo naho ababikira bagenzi be bose batuye usanga bariho bafasha abana batawe, babyawe, bagatabwa, imirimo myinshi imeze. Noneho Tereza w'Ikalikita, umusenyeri we asohotse mu gitambo cya misa asanga yanduje ya myenda yabo yererana ifite n'ubururu, murabibona ukuntu bambara, asanga yanduje imyenda.
noneho aramubwira ati Tereza se ni ibiki ko mu kanya twari kumwe mu gitambo cya misa bigenze bite? Tereza umwana yeza amubwira ngo nakomeje igitambo cya misa, igitambo cyanjye cya misa. Urumva ntabwo cyarangiriye hariya, nagikomeje. Natwe tugomba gukomeza igitambo cya misa aho turi mu rugo iwacu, imbere y'umugabo wanjye, imbere y'abana banjye, imbere y'abaturanyi, mu mirimo nkora. Icya gitambo cya misa tugomba gukomeza. Yezu utuye muri nge agakomeza kugaragara mu bavandimwe. Ntabwo waba utuje Nyagasani wamwakiriye ngo uzaba umunyamahane, uzaba uhangana n'abantu. Inzu yose ikubonye itinye, inzu yose ikubonye winjiye ibabazwe no kubona ugarutse. Woshe umuntu bavuga ngo aragahera hariya yabaye ahavuye nimba agiye no mu murimo nagenda ahere hariya. Murumva ubwo buzima butujemo abantu, kandi buri gihe uza gutura igitambo cya misa, buri gihe twamaze kumenya icyo kitumariye n'icyo kibuze. Bavandimwe ndabasaba ngo dukomeze gutura igitambo cya misa aho turi. nka Tereza we Kalikita